Hello guys, Sniper cyangwa se mudahusha watojwe mbere yuko akora mu mbarutso arabanza akajya muri position y'igipimo cye, ubundi akabanza agashira ku murongo ibintu byinshi bitandukanye mbere yuko akora mu mbarutso kugira ngo abe ari sure neza ko mission ye ayuzuza neza. Ibyo akabikora akora zoom in na zoom out kugira ngo abanze arebe neza uburebure bw'igipimo cye n'ishusho ngari yagutse y'igipimo cye kugira ngo abe ari sure neza ko gifite mu mbarutso. Alright, umutureda w'umunyamwuga uri professional urubyaza umusaruro iri soko mbere yuko yinjiza trades cyangwa se orders ze mu isoko arabanza akareba ishusho ngari yagutse y'isoko ahereye ku byo isoko ryakoze kuri time frames zigiye kirekire, yongera areba iriyo ryakoze kuri time frames zigiye gito mbere yuko afata umwanzuro wo gukora buy na sell ya currency pairs ashaka inyungu. Alright, what's up my fellow traders, murakaza neza kuri YouTube channel icyerekezo Forex Academy, aho aba traders b'abanyarwanda n'abarundi baza kwigira. Muri iyi video ugiye gusobanukirwa neza top down analysis icyari cyo muri forex trading, urasobanukirwa neza akamaro kayo ndetse unasobanukirwe neza icyo ishobora kugufasha cyangwa se izagufasha mu gihe cyose uzabukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, yewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Inyase Gakorere, kora subscribe na like unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. So guys, mbere yuko tureba top down analysis cyari cyo muri forex trading, niba wumva witeguye kwiga neza iyi business ukaba wumva ushaka ko twakwigisha aya masomo yose mu gihe kingana n'umwaka tugukurikirana umunsi ku wundi ku giti cyawe bidasabye ko wigira hano YouTube, kubera ko uwo dukurikirana umunsi ku wundi ku giti cye tumwigishiriza ahantu hatatu hatandukanye umunsi ku wundi, kandi hari ngombwa kugira ngo ashobore gusobanukirwa neza buri kimwe cyose kibera muri iri soko kugira ngo ashobore kuribyaza umusaruro. Niba wumva wifuza ko twagukurikirana ku giti cyawe tukwereka buri kimwe cyose uko gikora muri iri soko, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyi nimero guteranya 250 782 44 50 ubundi tukakubwira uko porogaramu y'amasomo iba imeze mu gihe kingana n'umwaka, ubundi tugahera ruhande tukakwigisha amasomo yose ya online forex trading, tuguha na mentorship kugeza tugufashije kubaka strategy ya trading plan hamwe na psychology ya nyayo izagufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Alright, kandi niyo dushoje kukwigisha tugufasha kwinjira muri prop farms tukakwereka uko ushobora gukoreramo amafaranga ugendeye ku gishoro gike cyane, ubundi ugakorera inyungu nyinshi cyane ukoresheje bwa bumenyi tuba twarakwigishije. Reba nonaha muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya prop farm yizewe wakoresha yitwa Funded Next, ubundi ukorere registration cyangwa se ufungure account nta kibazo. Prop farm ya Funded Next itanga accounts zitandukanye ku madolari make, kuva kuri account y'amadolari 5,000 kugeza kuri account y'amadolari 200,000. Muri Funded Next bafite ubwoko bune butandukanye bw'ama accounts, ari bwo ubwa mbere bwitwa Stellar 1 step, aho unyura muri phase imwe ya test cyangwa se yigerageza, wayitsinda ugahabwa full Rio account uba wasabye. Bakagira indi ya kabiri yitwa Stellar 2 step, aho unyura muri phase ebyiri za test cyangwa se zigerageza, hanyuma nyuma wazitsinda ugahita uhabwa full Rio account uba wasabye. Bakagira n'indi ya gatatu yitwa Stellar Light, bakagira n'indi ya kane yitwa Stellar Instant, aho muri Stellar Instant ho uhita uhabwa full Rio account uba wasabye bidasabye ko unyura muri test runaka cyangwa se mwigerageza cyangwa se bidasabye gutsinda challenge runaka. Buri bwoko bwa account buba bufite rules cyangwa se amategeko ngenderwaho kugira ngo bukorerwe trading. Wabanza ugasoma neza ugasobanukirwa ayo mategeko, hanyuma wakumva witeguye kuyubahiriza ugahitamo account ushatse uzajya ukorera trading utanze amadolari make cyane ugendeye ku gushaka kwawe nta kibazo. Alright, kugira ngo usabe account uzajya ukorera trading ushobora kuyishyura ukoresheje Binance cyangwa se ugakoresha Visa card, aho ujya kuri banki ukoresha ubundi ugafunguza account y'amadolari, noneho bakaguha Visa card y'amadolari, hanyuma ukajya usaba accounts uzajya ukorera trading ukoresheje Visa card.
niyo ubikuza inyungu niyo Visa card ukoresha nta kibazo. Alright, kandi karusho kuri Funded Next nuko iyo upasinze neza cyangwa se utsinze challenge uba wahawe, nyuma uhabwa 15% y'inyungu kuri account uba wasabye cyangwa se ubukorera trading. Kora registration nonaha, ubundi nujya kwishura account unyandikire kuri nimero yanjye, ubundi nguhe code ukoresha ugabanyirizweho 5% kuri account uri busabe bwa mbere mu gihe ugiye kuyishura. Alright. Hey traders, you all know I enjoy trading my own capital, but I just got another funded account, and on this one I have $200,000 funded with Funded Next. I made just over 1% of the account, which is $2,000, using smart risk and clean setups. These are my live trades on the Nasdaq. But here's what a lot of traders miss. You don't have to only trade with your own capital because you are limiting your potential. If you're not looking at prop firms like Funded Next, you're leaving all the growth on the table. Because diversifying your trading journey means more than just trying new strategies. It means exploring different capital sources, and prop firms can give you access to serious funding if you are ready for it. So if you're ready to scale, reduce your personal risk, and take your trading to the next level, this is your sign. Let's get funded and happy trading. Alright, aho aburi hose ku isi ayo masomo yose twayakwigisha nta kibazo dukoresheje leverage of technology cyangwa se ikoresha ububasha rya technology nta kibazo. Nge nizera ko kwiga no gukora muri iki kinyejana cya 21 isi igezemo atari ukuva hamwe ujya kwigira cyangwa se ujya gukorera ahandi gusa byonyine. Nizera ko wakwigira ndetse ukanakorera aho waba uri hose ku isi, upfa kuba ubasha kugira access cyangwa se gukora kuri computer, smartphone no kubona internet, kandi ukaba ufite ubushake bwo kwiga ukabona afite wakwigisha gusa nta kindi. Kimwe mu byo technology yoroheje kandi yatangiye guhindura muri iki kinyejana cya 21 ni uburyo akazi kamwe na kamwe gakorwamo, uburyo ubucuruzi bukorwamo, uburyo intambara zirwanwamo, uburyo amakuru agendamo n'uburyo atangazwamo, hamwe n'uburyo ubumenyi bwigwamo n'uburyo bwigishwamo. Kwiga kuyikoresha no kubasha kuyikoresha ukayakiraho kuyirwanya ni ibingirakamaro kandi n'ibiyiciro muri iki kinyejana cya 21. Kandi niyo wayirwanya uzigera uyihagarika gukora kuko wowe nta bushobozi na buto ufite bwo kuyihagarika. Alright, so reka dutangire twirebere top down analysis cyari cyo muri forex trading. Isomo rya 7 igice cya 4, sobanukirwa neza top down analysis icyari cyo muri forex trading. Ubwo muri makeya ugiye gusobanukirwa neza top down analysis muri forex trading ni iki, akamaro kayo, ndetse n'icyo idufasha cyangwa se ifasha abatraders mu gihe bakora iyi business ya online forex trading. Alright, ese top down analysis ni iki muri forex trading? Top down analysis ni uburyo bukoreshwa muri technical analysis mu gihe dukora trading y'amasoko y'ubukungu abera online nka online forex trading, aho tuyikoresha duhereye kuri analysis dukorera kuri time frame nini kuri chart ya trading, tukareba uko isoko ryitwaye cyangwa se ririmo kwitwara, hanyuma tukamanuka tukajya kuri time frames ntoya nazo tukareba uko isoko ririmo kwitwara cyangwa se ryitwaye mbere yuko dufata umwanzuro wa buy na sell ya currency pairs dushaka inyungu. Alright, ushobora kwibaza uti ese iyo top down analysis ikorwa gute? Professional traders iyo bakora top down analysis babanza kujya kuri time frame zinini, na time frame y'ukwezi, y'icyumweru cyangwa se iy'umunsi, ubundi bagacamo support and resistance hamwe na trend lines, bakareba neza uko isoko ryitwaye cyangwa se ririmo kwitwara muri izo time frame zinini. Hanyuma bamara kubona icyerekezo cy'isoko rifite, bakamanuka bakajya ku zindi time frame zintoya nk'iy'amasaha ane, y'isaha, y'iminota 30 cyangwa se y'iminota 15, naho bakareba uko isoko ririmo kwitwara kugira ngo bashake entry and exit points cyangwa se bashake aho kwinjirira no gusohokera mu isoko mbere yuko bafata umwanzuro wa buy na sell ya currency pairs bashaka inyungu. Alright, muri make top down analysis igufasha kubasha kubona neza ishusho yagutse ya nyayo y'isoko n'icyerekezo rifite, ubundi ukaba wafata umwanzuro wa trading ugendana n'icyo cyerekezo mbere yuko winjiza trades cyangwa se orders zawe mu isoko. Alright, so guys, kimwe mu byo ugomba kumenya
nuko forex trading irimo akazi kenshi ko kubanza gukora analysis y'isoko, kandi bigasaba kuba ufite strategy nziza isobanutse wabanje gukorera igerageza ukabona neza ko igukorera mbere yuko uyizereramo igihe cyose uzabukora trading. Experienced traders cyangwa se aba traders bari professional babandi bafite inararibonye bakora top down analysis kugira ngo babone neza icyerekezo isoko rifite, ubundi bafata umwanzuro wa trading bafitiye amakuru ahagije nyuma yuko babanje kubona ishusho yuzuye ya nyayo isoko. Alright, so reka mvuge ku buryo dukoresha time frames dukora top down analysis mu gihe dukora iyi business ya online forex trading. Price action trader, time frames zawe za mbere ni daily time frame, 4 hours time frame na 1 hour time frame. Price action ikora neza kuri time frame zinini nuramuka ugerageje gukora trading ya za pin bars cyangwa se engulfing candlesticks ugendeye kuri time frame y'iminota 5 cyangwa se iminota 15 uzahahombera kubera ko muri izo time frame zintoya haba harimo akajagari kenshi hamwe na za false signals cyangwa se signals zitari izanyazo. Alright, nta successful trader ufocusinga cyangwa se ukora trading agendeye kuri time frame imwe mu gihe arimo gukora analysis ya chart. Bose baba bazi gukora top down analysis, aho bakora analysis bahereye kuri time frame zinini nk'iy'ukwezi, iy'icyumweru hamwe n'iy'umunsi, bakareba neza uko igiciro cy'isoko kirimo kwitwara muri izo time frame zinini kugira ngo babone neza ishusho ngari yagutse y'isoko. Hanyuma bakajya kuri time frame z'igihe gito bahereye kuri time frame y'amasaha ane n'iy'isaha kugira ngo bafate umwanzuro wo kwinjiza trades cyangwa se orders zabo mu isoko mu gihe bakora buy na sell ya currency pairs bashaka inyungu. Alright, urugero reka tuvuge ko ubu nonaha ushaka gukora trading muri 4 hour chart. Mbere na mbere uba ugomba kubanza kureba uko igiciro kirimo kwitwara muri weekly chart cyangwa se kuri time frame y'icyumweru, hanyuma ukajya kuri daily chart naho ukareba uko isoko ririmo kwitwara. Nyuma ugahita ujya kuri 4 hour chart cyangwa se kuri time frame y'amasaha ane. Noneho iyo ubonye ko weekly na daily charts biguha sign imwe niyo ubona kuri 4 hour chart, icyo gihe nibwo uhita ufata umwanzuro wawe wa trading wo gukora buy cyangwa se sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, nanone niba ushaka gukorera trading kuri 1 hour chart cyangwa se kuri time frame y'isaha imwe, uba ugomba kureba mbere na mbere uko igiciro kirimo kwitwara kuri daily chart cyangwa se kuri time frame y'umunsi, hanyuma ukareba uko igiciro kirimo kwitwara kuri 4 hour chart cyangwa se kuri time frame y'amasaha ane, hanyuma ukajya kuri 1 hour chart. Wabona izo chart zose ziguha sign imwe wo gukora buy cyangwa se sell ya currency pairs, akaba ari guhita ufata umwanzuro wawe wa trading. Alright, izo nizo ntambwe ugomba kunyuzamo analysis yawe price action trader, kubera ko arizo zizagufasha kubasha kwirinda low probability trading setups cyangwa se zizagufasha kwirinda trading setups zifite probability iri hasi, muri make idashobora gukora ibyo wa predictinze cyangwa se uteganya, ahubwo ubone high probability price action signals cyangwa se bitume ubona ahantu heza ho kwinjira hafite probability iri hejuru cyane yo kuba yatuma isoko rikora ibyo wateganije cyangwa se wa predictinze mu gihe ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, mu gihe dukora top down analysis buri gihe duhera kuri time frame nini kugira ngo dukusanye aya makuru, ariyo kubasha kureba support and resistance levels z'ingirakamaro. Areas za support and resistance levels zibasha kukwereka ahantu heza h'ingirakamaro isoko rishobora guhindurira icyerekezo. Niba ushobora kubasha kuzibona kuri weekly chart, uzahita umenya neza icyo igiciro cy'isoko kizakora mu gihe kizegereye unarebeye kuri chart y'amasaha ane. Icyo gihe nibwo uzahita ufata umwanzuro wo gukora buy cyangwa se sell ya currency pairs, cyangwa se mo kimwe ntiwite kuri signals ubona isoko ririmo kugwa, uko ibyo ubukora cyangwa se ubuteganya gukora biba bigendera ku ishusho ngari yagutse y'isoko. Alright, andi makuru tuba tugira ngo dukusanye mu gihe dukora top down analysis na yahe, tuba tugira ngo tubone neza market structure cyangwa se ishusho ngari yagutse y'isoko. Niba ukoze analysis
uhereye kuri weekly chart bizagufasha kubasha kubona neza niba isoko riri muri up trend cyangwa se riri muri down trend cyangwa se niba isoko riri muri ranging phase cyangwa se niba ari ranging market cyangwa se n'indi soko mo kimwe ari choppy market. Alright, muri rusange uzabasha kubona no kumenya neza icyo big investors cyangwa se abatraders banini bagutse barimo gukora mu isoko, hanyuma nyuma ushake inzira y'uburyo bwo kugendana nabo no kubakurikira ukoresheje price action strategies zawe mu gihe ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, andi makuru tuba tugira ngo dukusanye mu gihe dukora top down analysis nayahe, tuba tugira ngo turebe neza uko candlestick yabanje cyangwa se yabanje yafunze kuri time frame nini, noneho nyuma tujye kuri time frame ntoya turebe uko isoko naho ririmo kwitwara. Candlestick ya nyuma kuri weekly chart ni ingirakamaro cyane muri trading kubera ko itubwira neza ibiba byabaye mu cyumweru, hanyuma ikaduha amakuru meza y'ingirakamaro y'uburyo aho igiciro gishobora kwerekeza mu gihe kiri imbere cyangwa se kizaza. Right, mu gihe ubashije kubibona neza muri weekly chart ushobora guhita umanuka kuri daily chart hanyuma ukajya kuri 4-hour chart kugira ngo ukusanye neza aya makuru, ariyo kureba neza market condition, aho ureba neza uko isoko ryitwara muri 4-hour time frame, ukareba neza niba riri muri up trend cyangwa se muri down trend, ukareba neza niba naho muri iyo time frame y'amasaha ane isoko ari ranging market cyangwa se niba iryo soko riri choppy. Ikindi hita ureba ni levels z'ingirakamaro kuri 4-hour chart cyangwa se kuri daily time frames. Izo levels zishobora kuba ari support and resistance levels, supply and demand areas, trend lines na level wenda ya Fibonacci retracement. Ikindi ureba ni price action signal, aho ureba neza candlestick patterns izagwa signal ya nyayo yo gukora buy cyangwa se sell ya currency pairs ushaka inyungu. Iyo candlestick ishobora kuba ari pin bar, engulfing cyangwa se harami cyangwa se izindi candlestick zose twabonye zigaragara iyo isoko rigiye guhindura icyerekezo. Alright, reka nguhe urugero ushobora kugufasha kumva neza impamvu ari ingirakamaro kubasha kwadoptinga cyangwa se kwita kuri top down analysis mu gihe ukoresha strategies zawe za trading. Reka nkwereke igishobora kuba mu gihe utarebye kuri time frame nini mbere yuko ukora trading kuri time frame wenda nk'iyi saha cyangwa se iminota 15. Reba kuri iyi chart, nk'uko ubibona kuri iyi weekly chart urabona ko isoko ryegereye weekly resistance nka level iri strong cyangwa se ifite imbaraga isoko rishobora guhinduriraho icyerekezo, kandi nanone urabona ko isoko ryahageze rigahita rejectinga cyangwa se ryageze kuri iyo resistance level ubundi rigahita risa nkaho rimanuka. Ibi ni ibyerekana ko abaserazi cyangwa se abagurisha isoko bahari kandi biteguye kugurisha isoko ubundi rikamanuka. Noneho reka turebe kuri daily time frame ubundi turebe uko isoko naho ririmo kwitwara cyangwa se ryitwaye. Kuri daily chart urabona ko dufite bullish pin bar candlestick yerekana ko isoko iri bullish cyangwa se rishobora kuzamuka, kandi nk'uko wabibonye kuri weekly chart twabonye ko isoko rishobora kumanuka kubera ko rejectinze resistance. Urabona ko izi time frames uko ari ebyiri zitanze signal ziri opposite. Nk'ubu witaye kuri time frame imwe ya daily chart kugira ngo ufate umwanzuro wawe wa trading, wahita ukora buy kubera ko ubona hari bullish pin bar candlestick yerekana ko isoko riri bullish cyangwa se rishobora kuzamuka. Ariko mu gihe ukoreye analysis muri weekly chart uhita ubona ko hari level ya resistance ifite imbaraga ishobora kuba yatuma isoko ridakomeza kuzamuka ahubwo rikaba ryamanuka. So gutekereza kugurisha isoko nibyo byiza kurusha uko watekereza gukora buy cyangwa se kurigura mu gihe ubona hari signal ibikwemerera kuri iyo weekly chart. Alright, reba icyabaye nyuma cyangwa se reba icyerekezo isoko ryahise rifata nyuma y'ibyo byose maze kuvuga. Nkuko ubibona urabona ko top down analysis yakoze bullish pin bar candlestick yo muri daily chart urabona ko itakoze, ahubwo weekly resistance level niyo yabaye powerful turning point cyangwa se niyo isoko ryahinduriyeho icyerekezo. Urabona ko uramutse ukoze trading ya price action ugendeye kuri time frame imwe bishobora gutuma wibeshya kuri signal ukaba wahahombera.
Trading ya counter trend cyangwa se trading y'icyerekezo isoko ritaganamo nayo hari igihe igitanga inyungu, ariko mu gihe uyikoze utabanje gukora top down analysis kugira ngo ube uzi icyo ukora, uzaba uri kwishira mu byago byo kuba wahahombera cyangwa se ukaba wahomba account yawe yose ya trading ukayibrowing. Alright, if you want to trade price action based on one time frame, I highly recommend you to stop trading because you will end up losing your entire account and you will never become a successful trader. Counter trend trading is profitable as well, but without top down analysis, you will put yourself in troubles. Alright, so guys, ndakeka kugeza ubu ubashije kumva no gusobanukirwa neza top down analysis cyari cyo, ukabona sobanukirwa neza akamaro kayo ndetse n'icyo yagufasha mu gihe ukora trading. Umutrader ugomba gufata analysis yawe ukayigira simple, ntuyigire big deal. Top down analysis ntabwo ari ikintu gikompuritse cyangwa se kigoye gukora, nakugira inama yo kuyitaho ukaba master muri yo niba ushaka kudukora trading yawe mu buryo bwa nyabwo. Icyo ugomba gukora kuva none nk'umutrader ni ugufungura charts zawe, ubundi ukagerageza gushyira muri practice ibyo wize byose muri iri somo. Ibyo ukabikora ugerageza kureba neza ishusho y'isoko yagutse n'icyerekezo rifite, nk'uko twabonye bikorwa mu isomo ryabanjirije iri ngiri. Mu gutangira cyangwa se mu kugerageza kubikora bwa mbere uzabona bisa n'ibicanzeho gato, ariko uko uzagenda ukora practice nyinshi uzagenda ubona ko bigenda byoroha kubona icyerekezo cy'isoko ukagendana naryo mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, so guys, nk'umutangizi muri forex trading ugomba kwita cyane kuri top down analysis, ukayisobanukirwa neza mbere yuko ufata umwanzuro wo kwinjiza trade zawe mu isoko, kuko niyo izagufasha kubasha gufata umwanzuro wa trading ufitiye amakuru kuri currency pairs ukorera trading. Fata umwanya wawe top down analysis uyikoreho practice ihagije kugira ngo uyizereremo, uniyubakemo icyizere, unazamure level y'ubumenyi bwawe. Ariko ibyo uzakora byose ntukibagirwe risk management kuko igendana na buri analysis yose ukora cyangwa se uzakora hano muri trading. Hano muri forex trading hari igihe situation ishobora guhinduka bitunguranye kandi vuba vuba. Ushobora gukora ubushakashatsi bwimbitse ukumva ko koko prediction ukoze ari izanyazo, hanyuma nyuma ukabona biratunguranye bigenze uko utabiteganyaga. Ugomba kugira strategy y'uburyo ugomba gusohoka mu isoko, aho ugomba gukontorora no kubasha gukoresha neza stop loss orders zawe kugira ngo ukomeze kurinda capital yawe cyangwa se igishoro cyawe. Ugomba kwibuka ko trading y'amasoko yose y'ubukungu aba online, haba harimo risk nyinshi zitandukanye, ariko mu gihe ufite strategies zanyazo ukoresha, ukagira risk management nzima, hanyuma ukagira mindset ya nyayo iri mu buryo, ukabasha gukoresha neza tools ziba muri trading ushobora kubibyaza umusaruro ukayikuramo agatubutse. Alright, remember, trading of CFD involves risks, but with the right strategies, mindset and tools, trading can be a rewarding experience. Let's work together to unlock your full trading potential. Alright? Success demands 4 things. 1. Understand what you are doing. 2. Focus on what you are doing. 3. Love what you are doing. 4. Persistence in what you're doing. Never simply give up on what you're doing. Alright? So guys, ntuzigere ugira ubwoba bwo kumara imyaka 5 ukora ku kintu gishobora kuguha ukwishyura ukizana mu bukungu cyangwa se financial freedom, ahubwo uzagira ubwoba bwo kumara imyaka 40 y'ubuzima bwawe bwose ukora ufungiye mu kintu runaka kigoza mu ruziga rwo gukora uhembwa intica ntikize zo kwishyura bills, bikarangira n'ubundi ushaje uri umukene. Alright? Injiji z'ikinyejana cya 21 ntago ari za zindi zitazi gusoma no kwandika, ahubwo ni za zindi zibeshya ko zize.
zimwe zidashobora kwiga ubumenyi bushyashya, zimwe zidashobora kumenya ko imirongo zikoreramo n'ubumenyi zifite cyangwa se zize byarangiye bitakijyanye n'igihe, hanyuma zigakomeza kubigenderaho aho kubijugunya cyangwa se ngo zibivugurure cyangwa se mwo kimwe ngo ziga ubundi bumenyi bujyanye n'igihe isi igezemo. Izo nizo njiji z'ikinyejana cya 21. Injiji z'ikinyejana cya 21 ntago ari za zindi zitazi gusoma no kwandika, ahubwo ni za zindi zibeshya ko zize. Izo nizo njiji mbi zishobora kukuroha mu mwobo. Alright? So guys, waba waramaze gufungura account yawe ya trading kuri broker wizewe se? Reba nonaha muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya broker wizewe, ubundi ufungure account yawe ya trading utangire ukore trading nta kibazo. Niba udasobanukiwe neza uko wafungura account yawe ya trading kuri broker, urahasanga link ya video iri mu Kinyarwanda igusobanurira neza uko wafungura account ya trading kuri broker. Urabona neza uko wafungura Rio cyangwa se Revo account, uranabona neza uko wafungura demo account, ndetse unasobanukirwa neza uko wakora deposit na withdraw y'amafaranga yawe. Uranabona uburyo bwinshi butandukanye wakoramo icyo gikorwa cyo gushyira no gukura amafaranga yawe kuri account ya trading, harimo MTN Mobile Money na Airtel Money. Alright. I'm a day trader making over $30,000 a month with proof, and these are 3 mindset hacks that I use every single morning before I start trading. Number 1, I tell myself every day I will stick to my plan and only trade my levels. I've found my biggest wins come from when I stick to my morning routine, which I map out every single day on Instagram Live at JDunTrades, and my biggest losses come from not following my levels and forcing trades. But the second thing that I tell myself is I will define the risk before any trade that I take, and I will accept losing as part of the process. Finally, I remind myself that I have to be adaptable every single day. In trading, it is not the strong that survive, it's the adaptable. You have to be willing to adapt to what the market gives you, the market conditions, and the trend every single day. I hope this video puts you one step closer to your trading goals. I told you guys that I sold both of my Lamborghinis last week, but I didn't tell you why. Allow me to introduce my 2025 customized one-of-one $800,000 Lamborghini Revuelto. This car is insane. There's a lot that I love about this car. It fits my 6'7" ass. It's Team Bull Green, and my favorite part is that I customized this myself. I got an allocation, my first ever allocation, and I spec'd this car out to all the carbon fiber, to the Verde Viper green, to the green interior, and everything about this badass. I mean, bro, just look at it again. Now, I'm gonna do a full tour of the car soon, what I love, what I hate. But for now, just take a second and appreciate what hard work and profitable trading for years can get for you, baby. Alright, urasubscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. Reka twongere duhure mu rindi somo rikurikira, gukomeza gusobanukirwa no kureba kure, nibikomeze bibane nawe. Bye bye.